Yes guys, uyu munsi nta kwirirwa tujya muri byinshi rero ukimara kubona tableau cyangwa se ukimara kubona biri kugaragara kuri video yawe ukifungura, ahangaha urahita wibwira icyo tugiye kugarukaho umunsi wa none. Tugiye kugaruka ku ifaranga rya Bitcoin, umwami wa cryptocurrency, umwami w'amafaranga ya online kizigenza kuri izi mbuga, ndetse abayimenye ntabwo bayishidikanya, uwamenye online ntabwo gishidikanya kuri coin ya Bitcoin. Bitcoin rero amakuru ari kugenda ayivugwaho uyu munsi nuko iraza gukomeza kuzamuka cyane, ariko kandi nanone hari ibimenyetso binyuranye biri kugenda bitangwa n'isoko ry'umurimo ry'Abanyamerika. Hari ibimenyetso bikomeje gutangwa n'isoko ry'umurimo ry'Abanyamerika bigaragaza nyine ko iyi coin ya Bitcoin iraza gukomeza kuzamuka. Ushobora kuba watangiye kwibaza bati mbese ibi bimenyetso birasobanura iki, cyangwa se bivuze iki ibimenyetso byatanzwe n'iri soko? Biratangazwa ku mugaragaro n'isoko ry'umurimo ry'Abanyamerika, aho rikomeje kwerekana impamvu zose zigaragara rivuga ko Bitcoin igomba gukomeza umuvuduko iriho wo kuzamuka, wo gutumbagira, aho itari buze nyine gusubira inyuma. Urabyumva, igomba gukomeza ijya mbere. Ibi rero birahita bihereza icyizere gikomeye cyane abakora ubucuruzi bwa online kuri aya mafaranga y'ikoranabuhanga. Birahita biha icyizere gikomeye aba traders bose bakora ubu bucuruzi bwa online, abashora imari yabo bagura aya mafaranga. Ahangaha bahawe icyizere kuko iyi coin bamaze gukitangazaho nyine amakuru bavuga ko igiye gukomeza kuzamuka. Ahangaha bo wa wundi ushora imari ye nyine nta mpungenge, nta ngingimira aragira, cyane ko bavuze ngo mu gihe kiri imbere cya vuba haraza kubaho ukuzamuka gukomeye kwa Bitcoin. Ahangaha niho wumva aba traders muri cryptocurrency bicinye icyara, kuko bo usanga nyine aribwo bagiye gukora akazi kenshi, baba bagiye gukora byinshi mu bucuruzi bwabo, nibwo baba bagiye kujya mu nyungu. Ariko nanone nawe ntabwo uhejwe, kuko icya mbere ni amakuru. Nawe amakuru umaze kuyabona cyangwa se umaze kuyumva, wagiye no ku zindi mbuga zitandukanye wenda wabibonye ko Bitcoin igiye gukomeza kuzamuka. Ahangaha uba ugomba kwifatira uwawe mwanzuro, ukaba wakinjira isoko ugatangira ubu bucuruzi, nawe ukareba ko ukura mwayawe. Ariko nanone ugomba gushyiramo attention, ntabwo ari ugupfa kwinjira, bisaba ngo ube hari ikintu biziho nyine, ubuze uburyo bacuruza, ubuze uburyo uri bwinjira isoko, ese ndaryinjirira hehe. Ibyo byose ugomba kuba ubifiteho amakuru, cyane ko ibi ngibi tuba tukubwira ni amakuru natwe tuba twakuye ku zindi mbuga zitandukanye, mu binyamakuru bitandukanye. Aha nawe uba ugomba kwishakira nyine amakuru, ukifatira kandi umwanzuro wo kugira icyo ukora umaze kwifatira uwawe mwanzuro. Impuguke mu by'ikoranabuhanga cyangwa se abanaliste, babandi batanga amasinyare bakomeye cyane muri cryptocurrency, bakomeje kwerekana ko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza cyane ko Bitcoin iraza gukomeza kuzamuka kandi vuba cyane bidatinze. Aya makuru yagiye hanze kuri uyu wa 23 ukwezi ni ukwa gatanu 2025. N'uyu munsi tuvugana, uyu munsi iyi video ikozwe nibwo iyi nkuru yagiye hanze, nibwo hasohotse itangazo ryerekana ko Bitcoin iraza gukomeza urugendo rwo kuzamuka cyane. Umwe muri aba ba trader bakomeye cyane muri cryptocurrency wiyise Dani Crypto Trader, uraza kumusanga ku rukuta rwa Twitter cyangwa se ariyo yahindutse X. Ku rukuta rwa X uraza kwandikamo Dani Crypto Trader. Yagize icyo avuga kuri iri zamuka rya Bitcoin. Yagarutse agira ati, ntabwo twigeze tubona igihe nk'iki ngiki mu mateka ya Bitcoin, aho ikomeje kugenda ihindagurika ku kigero cya 1% kandi ku giciro cyo hejuru gusa.
ikintu gikomeye gishobora kubaho mu gihe Bitcoin ikomeje kuzamuka gutya, hazagaragara ukwiyubaka ku mpande zombi. Ibi ngibi rero byagarutsweho n'uyu mugabo ku rukuta rwe rwa X. Ni ukuvuga ngo niba avuze ngo hazagaragara ukwiyubaka gukomeye ku mpande zombi, ba nyiri Bitcoin batayari urumva bari mu nyungu, hanyuma n'abatrader muri rusange nabo baraza kuba bari mu nyungu. Ahangaha impande zombi ziraza kuba zigiye mu nyungu, nta nubwo gusa ari aba bombi gusa, kuko urumva n'ibihugu bagiye baturukamo biraza kujya mu nyungu. Niba abatrader binjiye isoko bagacuruza neza, bakagetingamo amafaranga ahagije, birumvikana ko mu duce tw'iwabo n'ibikorwa remezo bishobora kugenda biza kwiyongera cyangwa se bizamuka. Nawe rero niba ushoboye, niba umenyereye iby'ubucuruzi bwa online, uyu niwo mwanya mwiza wo kuba watangira gucuruza iyi coin, cyangwa se ukinjira mu isoko ugatangira gucuruza. Ariko nyine ibi ngibi biba bisaba ngo ujyemo ari uko ubizi, kuko ushobora kujyamo utabizi, yamanuka rimwe ugasanga na yayandi ushyizemo nyine arahiye. Bisaba ngo winjire isoko ubizi neza cyane. Ahangaha rero ushaka nanone kureba aya makuru yatanzwe cyangwa se ibi byavuzwe n'uyu mutrader, uraza gusura urukuta rwe rwa X, ni Dani Trader Crypto, urebe ibyo yavuzeho nyine ari kuvuga ku iri zamuka rya Bitcoin. Hanyuma ubwo nawe uri ready, cyangwa se waba wakitabira gucuruza aya mafaranga, kuko iyo umaze kubona amakuru, ubundi muri ibi bintu icya mbere ni amakuru, ahasigaye nawe ukaba wagira ukaba wakirwanaho. Reka rero mbareke, ushoboye aracuruza.